kungurana ibitekerezo. Yego. Nanjye nkeneye kungura ibitekerezo ku wundi runaka, kuko burya yo turi aho ngaho, ushobora kubura ahantu uri enferme, ukajya mu kazi ugataha, ukajya mu kazi ugataha, ntumenye iyo abandi bageze. Yego. Ariko yo tugize cano nk'iyi, abantu bakavuga ese muri Ohio bimeze bite, bageze kuki, muri Kentucky bageze kuki, Indianapolis, tukagenda tumenya izo information, biradufasha kuba twafunguka mu mutwe. Ya abakunzi ba Mataro TV show, kanze nongere mfata akanya mbasuhuze abantu bacaho muherereye hose kabisa, mbateye big up, mukomere cyane. Uyu munsi tuje gukora part 2 hamwe n'umuvandimwe wacu Niyonshima. Muziko ari promesse twabahaye yuko igihe runaka tuzabazanira part 2 nyuma ya part 1 twakoze mu kwezi kwashize kwa mbere. Aba rero uyu munsi nagize amahirwe yo kongera kumubona, tunashima Imana ko twasanze ari muzima ndetse nabiwe ari bazima. Ndagira ngo nongere musuhuza aka kanya, ubundi tumanuke ikiganiro. Vipi? Sawa sawa, komera cyane. Murakoze cyane. Ya twongeye kugira amahirwe nanone yuko watwemereye ukaduha umwanya wawe kugira ngo nanone tuzane amakuru afite akamaro kenshi ku bantu benshi batandukanye bari hirya no hino bakurikira Mataro TV show. Tugira ngo rero mu by'ukuri mbere ya byose nanone dushobora kuba dufite abantu bakeya batarebye part 1, batazi uwo tugiye kuganira ni muntu ki, amazina yawe, ubundi tugakomeza. Murakoze cyane. Nitwa Niyonshima Jean Claude, niyo amazina yanjye. Nkaba ntuye muri state ya Kentucky mu mujyi wa Louisville. Nkaba nubatse, nkaba mfite umugore, nkaba Imana yaraduhaye n'urubyaro. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Bantu bacu rero mutari mwaragize amahirwe yo kuri part 1, umuvandimwe tugiye kuganira ababwiye amazina, ababwiye na status yiwe, muri make arivuze mu buryo buziguye cyangwa se ikingenzi wamumenyaho arakitubwiye. Ubushize muri part 1 twaganiye cyane ku kijyaniranye n'urugendo rwawe rw'ishuri, aho waritangiriye naho warishoreje. Ni ikiganiro abantu benshi bakunze cyane, ndetse umunsi ku wundi ubona ko bakigenda kirebwa kandi ariko kizanakomeza gufata intera. So uyu munsi tugiye kuganira ku bijyaniranye n'imibereho yawe nyuma y'ishuri. Ese ukimara kurangiza ishuri wicaye mu rugo utegereje akazi, ese wahise utangira akazi? Naho ngaho tugiye guhera. Murakoze cyane. Nababwiye uburyo urugendo rwanjye rw'ishuri rwatangiye. Ariko wenda wa mugani wawe abantu bashobora kuba bafite amatsiko, ese nyuma y'ishuri byaje kugenda neza, wabonye akazi, byagenze bite, wakabonye ute, ese nturakabona? Nibyo koko, nyuma y'ishuri nabonye akazi k'ibyo nigiye, kandi ntago byantwaye igihe, nta nubwo akazi karindiye yuko ndangiza, kuko habura amezi 4-3 gutyo kugira ngo graduating, nibwo natangiye akazi k'ibyo nigiye. Ubwo rero nagomba graduatinga mu kwezi kwa 5, ariko akazi nagatangiye mu kwezi kwa 3. Wow. Muri 2020. Yego. Mbere yaho nabwo nakoraga akazi kajyanye n'ibyo nigiye, ariko nibura
nyuma y'icyo gihe nibwo nabonye akazi numvaga nifuza, numvaga nakora mu buzima bwanjye. Yego. Nuko byagenze. Hanyuma se uravuga uti nagombaga kugradiwa mu kwa gatanu, akazi nkabona mu kwezi kwa gatatu. Yego, kwa gatatu. Watubwira ibanga ryatumye ubona akazi mbere yo kugradiwa? Narakoraga cyane mu ishuri nka performinga. Yego. Hano muri Amerika ni igihugu gikeneye abantu ba performinga. Niba ari igihugu cy'imbere n'ubundi kiba gikeneye yuko abantu bakora cyane kugira ngo igihugu gikomeze kijye ku ruhembe rw'imbere. Yego. Rero ku ishuri naragiye ndakomeza ndiga muri yo abantu bari kwiga masters iyo bagiye kurangiza amashuri yose bakora research. Yego. Nakoze research, rero twebwe baduhereza ama project ari riyo, bakavuga bati wenda nize ibintu by'imihanda, bakavuga bati dukorere inyigo y'umuhanda runaka. Yego. Uwo muhanda n'ubundi ntabwo uba wari wagakorewe inyigo, ni wowe ugiye kuwukorera inyigo bwa mbere. Barawumpaye ngukorera inyigo, maze kuyikorera inyigo ndawusabumitinga. Ubwo iyo projet n'ubundi yagiye mu maprojet amwe namwe n'ubundi state ibifite yo kugira ngo bayashire mu ngiro. Yego. Rero project nakoze abayobozi bo muri state barayibonye, barayishimira. Barangije bakontaktinga mwarimu wanjye, baraza baramubaza ati se ninde muntu wakoze iyi project? Mwarimu arabarangira ati ni runaka. Ibyo ngibyo byabaye mbere ho gatoya, ni ukuvuga nyuma baje kumpamagara barambaza ati ese hari ryari kugira ngo tuzaganire. Ntago nari nzi abari bo, barampamagara tujya guhurira kuri kaminuza n'ubundi ahantu nigiraga. Baraza barambwira bati twabonye project wakoze twumva iradushimishije. None kandi iyo project tuyirebye twabonye n'ubundi aba contractor project tujya tubaha uburyo wayikozemo nta tandukaniro rinini rihari. Kandi n'ubundi twari dukeneye umuntu uzajya udufasha mu kazi kanaka kajyanye n'imihanda, kuyikorera inyigo, kuko ibintu twigaga hariya muri masters ni ibintu bikiri bishyashya. Nta bantu benshi bari babimenya. Ni technology nshyashya. Ubwo bahita bambwira bati ushobora kwemera tukaguhereza akazi hariya. In fact bo babimbwira ahari batekerezaga yuko ahari mfite yandi makampani ya contactinze cyangwa se hari ahandi mfite akazi, ariko njyewe numvishe ari amatabya ya mavuta kuko nta nubwo nahise nanabyiyumvisha. Bahita bampereza akazi. Ntago bakampaye surprise kuko leta igira process zayo uburyo itangamo akazi. Ubwo bahise niyo baba bazi yuko ari bo bazahereza akazi, ubwo batangira kujya muri process zo gukoresha ama interviews, bikanyura muri zo process zose. Ubwo baza kumpereza offer njya gutangira akazi mu kwa gatatu. Baguhereza ujya gufata iyo projet. Yego. Yo kwiga mbese inyigo wakoze kuri uwo muhanda, ni buri muntu bamuhereza inyigo yiwe cyangwa mushobora gukora projet imwe muri abantu batandukanye? Wenda icyo nshaka kubaza ni uburyo baguselectinze muri iyo projet. Iyo babahereza projet baguhereza projet bitewe n'icyo wahisemo. No kuba niba twarigaga turi abantu 10 muri classe, buri muntu wese ahitamo projet imunogeye y'ibintu yumva yisangamo. Yego. Ubwo rero ngewe nari nahisemo iyo projet ndayikora.
gusa bitavuze yuko hari abandi bari barakoze projet zimeze nk'izo n'ubundi mu myaka yagiye ibanza, ndetse no muri uwo mwaka hari abagiye bakora projet nk'izo. Ariko iyo bagiye navuga yuko nagize amahirwe yo gusanga nakoze iyo projet mu buryo bifuza, kandi bihurirana nuko bari bakeneye umuntu ukora projet nk'izo ngizo. So ni ibintu byaje guhurirana, ubwo bituma baza kumpereza akazi. Hanyuma ujya gukora, urumva ni projet y'umuhanda wari wakoze. So akazi baguhaye style kara ko gukora, kuzajya ugakora projet y'uwo muhanda umwe. So watangiye uri gukora gute, uri kuyihe position? Ubwo abantu banyaprochinze, wenda ntago nari nabivuze ngo ni bande. Yego, ni abakozi bo ku rwego rwa state, ni mu kigo cy'igihugu nako cya state gishinzwe ibintu bijyanye na transportation, imihanda, ibibuga by'indege, ibintu byose bijyanye na circulation y'abantu, traffic lights. Ubwo rero njyewe icyo gihe byabaye ngombwa yuko bampereza position ishinzwe ibintu bijyanye na safety. Safety y'imihanda, imihanda yo muri state yose ya Kentucky. Ibintu bijyanye na traffic, bijyanye ese traffic iri smooth, ese imodoka zisirikira neza nk'uko bikwiriye, ese ntabwo imodoka zabaye nyinshi kurusha capacity y'umuhanda, ese imodoka ntabwo zitinda kuri traffic light. Ibyo ngibyo, ibibazo nk'ibyo, ese irikoni ko bari ryubatse gutya, ese ntabwo riteza accidents. Ibintu nk'ibyo nibyo nshinzwe muri state ya Kentucky. Nibyo ngenda nkosora, nibyo nkorera plan. Ariko ntabwo natangiriye aho ngaho, natangiriye mfite aka branch kamwe nakoraga. Icyo gihe nakoraga aka branch kajyanye na safety gusa. Hashiyemo nk'amezi 3-4 babona ibyo ndi gukora ndabishoboye, bahise banzamura, banyongereraho ibintu bijyanye na traffic light, ibintu bijyanye na capacity y'imihanda. Ubu ngubu mbese tuvuze mu nshamake nshinzwe ibintu bijyanye y'umuhanda ari mutoya, capacity yabaye ntoya, hari uburyo tubigenzura, hari ibyo tugenderaho, tukadecidinga ati uyu muhanda wari lane 2, reka tuyigire lane 4. Wari lane 2, reka tuyishiremo lane ya gatatu, zibe lane 3. Icyo ni kimwe mu byo nshinzwe. Icya kabiri nshinzwe amatara y'imihanda ari ya traffic lights. Hari igihe imodoka zo ku ruhande rumwe ziba nyinshi, izo ku ruhande rundi zikaba nkeya, ugasanga hahandi hari imodoka nyinshi, imodoka ziratinda cyane. Ubwo rero dukurikije uburyo imodoka zingana buri ruhande, dutanga timing, turaprograma tukavuga duti time ikwiriye kuri uruhande ya green ni iyi ngiyi, ya red ni iyi ngiyi, kuri uruhande green ni iyi, red ni iyi. Ibyo nabyo nibyo dushinzwe. Ikindi dushinzwe ni ibijyanye na safety y'imihanda. Ikoni rishobora kuba ritera accidents. Tukavuga duti irikoni bari designinze gutya, reka turisubiremo kugira ngo improve safety. So urebye muri rusange nibyo ngibyo dukora. Ukiri kuri safety, ukiri naho wahereye, position ya mbere wahereyeho, wavuze ko watangiriye muri safety ukuriye agashami.
yego. So icyo gihe just responsibility zawe zari zingana gute niba atari nibanga ako gashami wenda ubishyize mu buryo bw'ubusobanuro bukeya nta gashami wasobanura gute? Responsibilities zacu iyo turi gukora ku rwego rwa state ni ukuvuga tuba dufite ibintu abantu tuba dufite inzego nyinshi ziri munsi ya state. Urumva tuba dufite imijyi, tuba dufite counties. Yes. Ni ukuvuga uburyo engineering iteye, ni ukuvuga niba dufite urwego rwa state tuba dufite urwego ruri munsi yacu ni urwo bita district. Iyo district bifite aba engineer benshi. Hano muri Kentucky dufite district 12. Yego. Munsi ya district tuba dufitemo counties. Yego. Muri district haba harimo counties nyinshi. Yego. Munsi ya county haba harimo cities. Yego. Ama city nayo abarimo ba engineers benshi. Yego. So buri urwo rwego, kuri buri rwego haba harimo abantu bagiye bashingwa ibyo ngibyo twagiye tuvuga. So twebwe ku rwego rwa state dusa nkaho ducoordinatinga, tugacoordinatinga ibyo bagiye bakora. Byaba na ngombwa ibyagiye bibananira akaba ari byo dukora. Yego. So it's like coordination y'abo bantu bose, izo nzego zose twagiye tuvuga. Kuko nkatwe ushobora kuvuga uti ni ryari uzamenya yuko uyu muhanda wateye ikibazo, rene zabaye nkeya, ese state yose wayigenda ukazabivamo, ese ni ryari uzamenya yuko amatara ari gutera ibibazo. Ibyo ngibyo twebwe ntago twabibonera umwanya. Ni ukuvuga kubera ko tuba dukora kuri state yose, bishobora kuba bya umwanya watubana mukeya. Ahubwo abo bantu bo ku rwego rw'imijyi bagenda bagafata amadone, bafata amadone bagakora ibyo bashobora, ibyo badashobora bakabyohereza ku rwego rwisumbuye, kugeza igihe bizatugereraho ku rwego rwa state. Tugakora tugacoordinatinga ibyo ngibyo byose, cyangwa se tugakora n'ibindi byagiye bibananira. Nyine hari ahantu wenda urihangana ndagusubiza inyuma kugira abantu bazabyumve neza. Just wahereye muri street cyangwa style wahereye muri state ariko wigeze ukomoza kuri ka kantu ka safety. So nuvuga wahereye state ntago wahereye wenda muri ma county cyangwa state. Nahereye kuri state, ku rwego rwa state. Ariko icyo gihe nkaba nari nshinzwe department ijyanye na safety gusa. Nyuma yaho gatoya, nyuma y'amezi yagera muri 3 nibwo banyongereyeho inshingano zo gushingwa capacity y'imihanda, ndetse no gushingwa ibintu bijyanye n'amatara, ama traffic lights muri state yose. Yes. Ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu ushobora kuba ukuri icyiciro kinini cyane. Wenda niba barakuzamuye waravuye kuri level imwe ukajya ku yindi, birumvikana ko ushobora kuba uyobora departement nini. Ni inshingano bagenda bomeka kuzo nari nsanzwe mfite. In fact ni urumva niba nari mfite inshingano zo gushingwa agace kamwe muri utwo twose twagiye tuvuga, bahise bomekaho izindi utundi duce tubiri. Urumva byabaye binini cyane kurusha uko nari nshinzwe agace kamwe ako ka safety. So department yabaye nini. Ubu ngubu urumva munsi niba nari twari dufitemo abantu bashinzwe safety. Ubu ngubu buri engineer wo muri county, wo muri mu mijyi series, buri mu engineer wo kuri district wese ushinzwe safety, ushinzwe capacity, ushinzwe traffic lights, ubu ngubu turakorana.
so urumva it's a big team. It's a big team. Yeah. So nukuvuga ngo you are on top y'abo bantu bose baraho. Mbo sinzi niba ariko twabivuga tubyita imikoranire. Hano iki gihugu cyo muri Amerika uburyo giteye tujya dukunda kubyita imikoranire. So urumva rero twavuga yuko dukorana, murakorana ariko report zigira ukuntu zigenda zitangwa naho umuntu azitanga. Twe dukora ku rwego rwa state. Yego. Ibyari byo byose hari abakorera kuri izo nzego zindi ziri munsi ya state. Hari uburyo bwa reporting, uburyo buteye. Ariko turakorana twese. Wenda twe tugakora ku rwego rwa state, hari abakora ku rwego rwa district, hari abakora ku rwego rwa city. Ni ibyo ngibyo. Okay. Hanyuma kugira ngo ubibe byaratwaye amezi 2, navuga na amezi 2-3 kugira ngo ubone promotion, niye mpamvu yabiteye? Navuga yuko byose ni hard work. Nkunda akazi, nkunda umurimo. Yego. Nkunda umurimo kandi aho ngeze nta nubwo nkunda no kwisuzugura. Abantu benshi bagire ashobora kuba afite n'ubwo bumenyi akavuga ati ariko mu mutwe we akajya avuga ati no ntabwo nshobora kugera kuri iki. Ngewe ntabwo njya nishiraho limite. N'ubu ngubu nshobora kubwira ati ntekereza yuko ikintu cyose kibaho birashoboka. Uretse wenda nko muri Amerika itegeko rivuga ati ntabwo ushobora kuba president uri umu immigrant. Yego. Ariko ngewe mpora ndi positive. Birashoboka yuko wanaba na president, naba president cyane. Kuko nababa president, nababa abajya muri senate, abajya muri cabinet, bose ntabwo baba baravutse kimwe nawe. So hari step z'ubuzima. Icyo ngewe nemera nuko ikintu cyose gishoboka umuntu wese ashobora gukora, kiretse niba cyakozwe na aliens tudafite uruhu rumwe nako umubiri umwe, amaraso amwe. Ariko niba runaka ashobora gukora ikintu nanjye nagikora. Iyo niyo principe yanjye. Rero nagezeyo ndakora cyane, ibyo nasabwa gukora byose ndabikora. Ndetse nshiraho mona innovation yanjye. Yego. So ibyo ngibyo byaje gukurura abayobozi banjye banyoboraga. Ubwo umuyobozi amproposa yuko yanyongerera inshingano. So ntekereza yuko uko nguko ariko naje kubona promotion mu gihe gitoya, kuko ibyo yankeneyeho narabikoze ndetse ndarenza. Yego. Ntago turi buze kubwirana wenda ikiganiro kizaba kirekire cyane, turagerageza tugihine mu gihe gito gishoboka. Dushobora kuba tutanasigaje n'ibibazo byinshi, ahubwo ndahita nyine unjyanya ahantu heza ndi buhite nkubaza ufite iyihe ntego mu minsi iri imbere. Urumva ko warangije muri masters muri civil engineering, ugira amahirwe uhita ubona akazi kihuse, ndetse navuga akazi kari muri domaine. Kuko hari igihe wahita ubura akazi ko muri domaine ugahita ushaka kandi ariko wahise ugira amahirwe ujya muri domaine. So urugendo rwo kwiga rwarangiriye aho position urimo yo ku kazi urumva ikunyuze sofa, wagira uko utubwira? Urakoze cyane. Nkuko nabibabwiye ntabwo njya settinga limits kuri nge. Kuvuga nti ahangaha ndi am satisfied, nshaka ibi nibi. Oya, ngewe muri plans mfite mpora ntekerezaho, ndi no gutekereza n'uburyo nshobora kubikora. Nukwikorera. Mfite gahunda yo kwikorera. Yego. Imana nibimfashamo, burya tujya dupanga Imana ariko nayika igapanga, ariko burya nitwebwe bambere uraplaninga, Imana nayo ikagushiramo. Kandi ntekereza ko Imana itwifuriza ibyiza, nta Imana ibikwime. Rero ndatekereza uburyo bwo kuzikorera. Of course ibinize
tugira amahirwe buriya hari abantu benshi batazi amahirwe tugira muri iki gihugu. Iyo ukoze company ifite isoko rya leta ikora mu bintu bya leta ari nko gusuplyinga leta, tugira amahirwe twebwe aba minorities, aba black, abantu bagiye bava mu bihugu byo bitandukanye byo hanze, kubera ko ama companies hafi ya yose ari ay'abazungu. Iyo babonye nk'umuntu w'umwirabura ufite company, udusoko twinshi baratumuhereza, kubera ko haba hari mu itegeko rya state harimo percentage runaka, ntago nibuka ngo ni kangahe, ariko hari percentage runaka igomba kugenerwa minorities. So mu ma state menshi bajya bagira ikibazo cyo gushaka abantu bo guhereza isoko ba minorities bakababura, kubera ko nta ma companies ya minorities ahari. Rero iyo ugize gutyo ugafungura company yawe, usanga ahubwo uri monopole, nta wundi muhanganira, nta competitors. So ayo ni amahirwe tuba dufite. Ibyo ngibyo nibyo panga mu mutwe wanjye mbitekerezaho. Ikindi ntekereza ni ugushaka serivisi, gutangiza akazi, gutangiza company itanga serivisi kuri community yacu, kuko buri gihe cyose nta mpamvu yo kugira ngo umuntu yitekerezeho gusa, ahubwo burya hari umuntu wambwiye, ni mama wanjye yakundaga kumbwira ati, arega wa mwana we ntawe ukira ari umwe. Icyo ngicyo kandi nibyo koko, iyo ukize uri umwe nako nta nubwo binashoboka, ntabwo byashoboka yuko ukiri uri umwe. Iyo ushatse kuzamuka uri umwe, byanga byakunda abavandimwe, inshuti, iki baragukurura ugasigara hasi. Rero ikiza nuko abantu twazamukana. Iyo muzamukanye muri benshi, abantu barabatinya. Niyo mpamvu dukeneye kumva community, turi community iri strong. Umuntu ugize amahirwe aka-escapinga, akagira true abonamo advantage, yerekera abandi nabo bayikomezemo, tuzamukire rimwe, community yacu iteka uzaba ari ya community yasigaye inyuma, insina ngufi. Kubera ko na n'ubu hari ama community yagiye asigara inyuma. Ubu ngubu yo wumvishe ngo Black American, bisa nkaho byabaye nk'igitutsi. Wumva yuko ari abantu bari aho ngaho bimbura mukoro. So community yacu ntago dushaka yuko mu myaka 20-30 iri imbere natwe tuzaba turi muri urwo rwego. Bagiye bavuga ati abantu bavuga ikinyarwanda cyangwa se whoever bateye gutya kuri negative, ahubwo bagiye bavuga bati ni abantu bari kuri uru rwego. Njya ntanga urugero rwa community imwe nzi yihagazeho, community y'abantu bava mu Buhinde hano muri Amerika. Njya mbaza umuntu, abantu benshi njya kunda kubabaza ikibazo, muri warehouse abantu benshi bajyamo mujya mubonamwe Abahinde? Abantu benshi bajya bambwira ati no, nta Muhinde nari nabona. None uza Abahinde bari muri Amerika ni benshi cyane, ariko kubera ko baza bafite purpose, ikindi bakanashigikirana bakazamurana, ntabwo uzabona Umuhinde uri aho ngaho. Akenshi bakora utuzi bishimiye, bagira ama business, ya benshi uzabasanga ama business atandukanye. So icyo ngicyo, kubaka icyo kintu muri community ni ikintu cyagakwiye kuturaje inshinga, tukavuga duti mu myaka 10, 20 cyangwa se 30 tuzabe turi community iri strong, ifite ikintu izwiho kandi kiri positive. Unyerekeje ahantu just nkubaza ikibazo nayo ndi bukubaza, ariko kanze nse nkaho ari cyo mpita nkurikizaho n'ubundi. Ugenderanye kuri community yacu, ukagendera ku bumenyi ufite na position urimo ubu ngubu itari mbi, twavuga ko ari position nziza cyane. Usanga urubyiruko muri community yacu twakwiteza imbere gute, twagera kutera mbere gute mu ncamake, cyangwa se ubidusobanurira? Uburyo dushobora kwiteza imbere
ikintu cyose urimo, umurimo wose ukora ushiremo umutima wawe. Yego, icyo nicyo kintu cya mbere. Icya kabiri, nta mpamvu yo kugira ngo twicare dutegereze opportunity, tujye kuzishaka. Icya gatatu, nta mpamvu yo kugira ngo tugende waka nta gutekereza. yego, ibyo ngibyo tubiharire ba mama na ba papa bo barengeje iyo myaka yabo, kuko bo icyo bagomba gukora ni ugukoresha izo mbaraga zabo. Ariko niba nagiye gukoresha imbaraga, nintaha mu rugo ntekereze ku kintu gishobora kuba cyamfasha mu gihe izo mbaraga zashize. Nta mpamvu, kuko imbaraga uko tugenda tujya imbere zigenda zigabanuka. Tugomba gutekereza ku buryo ibindi bishobora kutwunganira. So ntekereza yuko ibyo ngibyo byose tugiye tubifata tukabishyira hamwe byazadufasha. Ikindi cya gatatu, ntago njya nirengagiza yuko hari abantu badafite uburyo bwo kujya ku ishuri. Yego. Cyangwa se abantu wenda batanabishobora. Uwo nguwo namugira inama, niba ari muri ako kazi akora, agakora n'imbaraga, yiteza imbere. Ariko muntu wese ufite ubushobozi, ukaba ushobora kujya ku ishuri bigakunda, rwose go back to school, kuko nta kindi kintu kizatuzamura. Birashoboka yuko twazamurwa n'ibindi bitari ishuri. Yego. Ariko burya iyo ni percentage nkeya. Hari ikintu kiba kiri cyo kiba kiri guaranteed. Nujya ku ishuri, 1, hari byinshi uzasobanukirwa. 2, uzubaka connection n'abarimu bakwigishije n'abanyeshuri mwiganye. 3, uzabona akazi keza gatandukanye nako usanzwe ukora, kandi 4, uzahembwa neza. Ibyo byose turabikeneye. Ibyo byose ni advantage y'ishuri. So niba ushoboye kujya ku ishuri, don't wait, just tomorrow, cyangwa se ryari, jya ku ishuri, ujye kwiyandikisha. Ikindi nshobora kugiramwe abantu inama, buri gihe cyose bivuze ngo tomorrow, tomorrow ihora ari tomorrow. Yego. Niba ushaka gukora ikintu, igihe wagitekereje, hita ugikora. Otherwise nutangira gusetinga tomorrow, umenye yuko byarangiye, byapfuye. Yego. Murakoze. Ni ukuvuga ngo ubushobozi bwo kujya kwiga, wavuze ni capacité mentale ku muntu wenda. Ibyo nabivuze kubera ko zirikana yuko hari abantu wenda ashobora kuba ari mu myaka mikuru, kandi wenda yaracikisha amashuri akiri hasi. Wenda abona ari mu myaka atashobora kujya muri high school. Yego. Kandi ni mukuru, ntabwo yasubira high school. Icyo gihe ngo namugira inama yo kugenda agakora cyane, akajya kumekinga amafaranga muri company. Ariko hari abantu bavuye muri Afrika bararangije high school, hari abasore barangirije high school hano muri Amerika, hari abavuye muri Afrika bafite za bachelor's degree, hari n'abavuye yo yemwe bafite na za master's degree. Yego. Wenda bagera inaha bikanga. Please, ayo mashuri wize yakomeza. Niba waravuyeyo ufite bachelor's degree, koresha equivalence, ukomeze wige masters, even na PhD. Niba waravuyeyo ufite high school, genda ujye muri college, utangire wige. Kuko ntabwo hari igihe uba ufite iyo opportunity, hari igihe uzagera ku gihe iyo opportunity ugasanga nta gikiriho, yararangiye. Ubu ngubu amashuri ntago bikiri nko mu Rwanda, aho umuntu yagendaga akajya gukora ubuzamu, yava mu buzamu akajya kwiga muri yereka. Yego. Akishyura twa dufaranga duke bamuhembye hehe mu buzamu. Ubu ngubu leta iravuga iti iraguhendahenda ngo ngwino tukwishurire. Yego. 100%. 100%. Nta mafaranga uzakura mu mufuka wawe,
ngo uyishyure. yego niyo waba ukora ukajya gukorera amafaranga yawe ntago tuzayagusaba wowe leta, wowe icyo tugusaba ni ukuba tayari tukakwishyura amafaranga yawe. so before time uko batatugize oya ntako kabisa ntako batatugize rero nta kintu umuntu ashobora kwitwaza ahubwo nyuma nibwo umuntu avuga ati kandi runaka sinababonye bajya ku ishuri bagiyeyo mbareba none dore bavuyeyo bararangije. Ibyo ngibyo rero nta mpamvu yo kugira ngo tuzabitekereze ahubwo tubirinde hakiri kare. yego so hanyuma rero wenda urihangana ndakwinjirira gatoya nabyo ni ngombwa tubikubaze. Ubushize twagusanze hano iwawe ntago nabikubajijeho, n'uyu munsi twagize amahirwe uduha karibu uranatwemerera. So aha hantu utuye ni like permanent address? Ntago nabyita permanent address kuko ndavuga bajya bamuvinga. Yego abantu bajya bamuvinga, gusa icyo navuga nuko nkunda Kentucky especially Louisville. Ariko no muri Kentucky yose ndahakunda muri rusange. yego wenda sinzi icyo washatse kumbaza ese yanzikanze nk'imentioning neza kugira ngo nkorohereze. yego so nabonye ari heza, ubushize twarahishimiye. N'uyu munsi ni ahantu heza haryoheye amaso, haba mu nzu imbere yewe no hanze aho twaturutse. Ese ni ukuvuga ngo urakodesha harakwitirirwa? Nicyo navuga. urakoze cyane. ntabwo nari nagura inzu ngo nyigire iyanjye. yego ariko ndi muri process. ndatekereza ubutaha nimugaruka kunganiriza muzansanga ahanyitirirwa. wow, congratulations. ubwo ubutaha bishobora no kuba ntago nzigiye muzazira, ariko ndatekereza mudahita muza aka kanya kuko ibyo maze kubaganiriza birahagije. ubutaha wenda muzansura nk'abashyitsi. icyo gihe ho mushobora kunsanga ahangaha, ariko wenda nimuza kunganiriza mu rwego rw'akazi n'ubundi muzasanga hari ahandi twarimutse. so aho handi rero aho handi uravuze utukunda Louisville ntiwanayivamo, urakeka ko ni wamuvinga ni around. so aho handi benshi barimo baragura amazu yubatswe kera se cyangwa se vuba. hariho n'abari kugura amashyashya. kandi ndumva ko baye nk'ubitubwiraho ko bitari kera. so bimeze bite inzu nturabona aho uyigura? bitubwire. biri muri process gusa ntago nababwira ngo inzu imeze gute, izaba iteye ite. wenda reka mbiharire icyo gihe it's fine, ariko ntago nahita mbabwira ati inzu imeze gute iteye gute. oya no ishobora kuba navuze hari abantu bakeya bagura inzu ziri bakayimwubakira akazayimukiramo. hari rwose ni nk'ibyo nabajije. sinzi nimba wenda ugitegereje ko yuzura, sinzi wenda niba uze ugite uri gushaka aho uzayigura. inzu naguze ndi muri process. iri muri under process. iri under process. ntabwo navuga ati ni iyihe process, ariko icyo nzi cyo nuko iri under process kandi mu mezi makeya tuzayimukiramo. yego so hari abantu rero bashobora kumva akazi ukora rwose ni keza, nawe washima Imana. niko nabyumvishe. so agahita muri mindset ziwe agahita yiyumvisha ati iyo karitiye uzaturamo ishobora no kuba itazoroha kugusura. so tubwire hano harya ni muri Louisville hano hutuye? yego ariko hagiye haba ya matawuni, niba ari amatawuni y'amasiri. ahantu nteganya wenda nabyumvisha icyo bashaka kumbaza. yego ahantu nteganya kujya gutura
ni siri iri ku uruhande gato ya Louisville yitwa Shelbyville. Shelbyville. Oh, Shelbyville. Ya ni siri iri ku ruhande gatoya, ntago iri kure ya hano muri Louisville, ni minota 26 gutyo. Yeah. Okay. Ntago umuntu agiye kukubaza yakubaza ibibazo byinshi, ariko si byose ntago ariko biri ngombwa. So icyo nakubwira cyo, congratulations for your achievement. Burya numvaga cyangwa n'ubundi cyabyumva, hari abasaza bakunda kuvuga ngo ntayimijwe n'ikaramu iramburura. Abana ntago bazabyumva cyangwa se abakiri batoya, ariko iyo bavuze ngo ntayimijwe n'ikaramu iramburura, ubwo urabona ko ubu ngubu rumu witness ufite urizi ni fruit zuko wakoze hard working, ukiga ntucike intege. So kuri achievement yawe congratulations, no kuri position y'akazi kagutunze kandi wishimiye uri muri domain, congratulations cyane yuko unavuga uti still ndacyafite plan ndende imbere yanjye yo kuba ndetse na kwikorera ku giti cyanjye. So rero nkabangira ngo ngushimire cyane imbere ya kamera za Mataru TV show, tugushimire ku gihe uduhereza no mu butumwa bwiza. Mpamya neza ko buzajya bwinspira benshi cyane. Ari ikiganiro waduhaye ubushize, ari na part 2 ijyaniranye nuko warangije, ndetse ukaba ari nk'ubuhamya bwo kwerekana yuko uvuye ku ishuri hano utabura akazi, ukaba ufite akazi ndetse kari muri domain nayo ninde achievement. Congratulations. Thank you. So umuntu wacu Imana izaguha umugisha. Arundi hari abantu baremetse ukundi, hari ushaka kuba ari muri opposition, twamukenera akavuga ati simpari cyane koko kudahari, ariko ushaka umwanya ngo ubake societe. So wenda ikintu na mbere yuko dusoza ikintu ndabashimira cyane Mataru TV. Ibiganiro bifitiye icyo byungura community. Ikiganiro cya mbere twagiranye cyagize feedback nziza, kandi byanyeretse yuko umwanya twaspendinze hariya turimo kuganira utabaye imfabusa, kuko nabonye abantu benshi bagiye batandukana bambwira bati ngiye gusubira ku ishuri. Ibintu wambwiye ntago numva wavuze muri kiganiro, ntago numvaga yuko bishoboka. Wanteye courage. Ibyo ngibyo rero ni ibintu byiza, kandi ndizera yuko abantu bazakomeza. Ukeneye ubusobanuro burambuye ku buryo ibi bintu kujya ku ishuri, ndi hano ndahari rwose. Nifuza burya iyo ugize abantu ufasha uhereza information nawe biragushimisha. So umuntu wese ukeneye information y'uburyo yasubira ku ishuri, y'uburyo yajya ku ishuri, y'uburyo yakoresha equivalence, y'uburyo yakwiga masters cyangwa gusubira ku ishuri ryari ryose, ndahari rwose kugira ngo mbafashe. Bafashe twungurana ibitekerezo ku byo nungutse muri urugendo rwanjye. Kandi rwose n'abandi ndizera yuko feedback kiriya kiganiro cya mbere cyagize n'iki cya kabiri hari icyo kiri busigire community, kuko niyo purpose ngira ngo tuba dufite muri ibi biganiro. Yaba Mataru TV show, yaba nawe ubwawe nk'umutumirwa, kuba tuba twagize ngo tuganire kuri ibi bintu, no kugira ngo twese purpose niyo kugira ngo dufashe community. Murakoze cyane. So nkabangira ngo mba nakubajije ibibazo byinshi. Niba hari ikibazo kimwe nawe watubaza nka Mataru TV show wakitubaza, niba ntacyo ndaguhereza umuntu uwo ari we wese wifuza umusuhuze, ubundi duhine kamera zacu, duhine antene zacu, hasigaye dushyireho umutemere. Murakoze cyane. Ibibazo byo ntabwo bihari. Ariko rwose ngewe ibyabirindi ku mutima nababwiye yuko nabashimiye, kuko munyuzaho ibitekerezo, ibiganiro bifitiye akamaro societe. Ndizera yuko abantu bose bafite
bafite icyo bavuga kuri sosiyete gifitiye akamaro sosiyete, muzajya mubahereza ibiganiro tukungurana ibitekerezo. Nanjye nkeneye kunguka ibitekerezo ku wundi runaka, kuko burya yo turi aho ngaho ushobora kubura ahantu uri enferme ukajya mu kazi ugataha, ukajya mu kazi ugataha ntumenye iyo abandi bageze. Ariko yo tugize cano nk'iyi abantu bakavuga ese muri Ohio bimeze bite, bageze kuki muri Kentucky, bageze kuki Indianapolis, tukagenda tumenya izo information, biradufasha kuba twafunguka mu mutwe. Rero icyo ni ikintu bashimiye. Wenda umuntu nshobora gusuhuza ni mugenzi wanyu mujya mukorana ku kiganiro, niwe ntabonye hano, MC Nkusi. Ndamusuhuza rwose ahari. Nkusi ndagusuhuza. Kandi ubutaha nibagaruka, dore bamaze kuza kabiri wowe udahari, rwose ubutaha uzaze kandi bizadushimisha. Murakoze cyane. Kanze rero ngushimire by'umwihariko, nshimire na famille, dushimire n'Imana ikomeje kubatiza ibyishimo cyane, nshimire cameraman, nshimire n'abantu bose badukurikiye, dushimire byose muri rusange. Kuri Mataru TV show mwari muri kumwe na Teacher JB. Ngira ngo abantu bacu mutarakora subscribe, mukore subscribe, share na like kugira ngo mujye mudukurikira 5 kuri 5. Ibyacu bihora biza birimo ubutumwa bushyashya utarumva cyangwa se wumvisha ariko uzumvamwe ibindi, kugira ugumane natwe kandi tugume twiga, tugume dukorere hamwe. Naho ubutaha, see you next time. Ciao ciao.